Ibihe byiza aho muri mwese abo dukunze kubana muri uyu mwanya wo gusenga, uyu munsi wa 21 w'ibihe byo gusenga dukomeje kubana n'Imana. Nkaba nagira ngo dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ariko mbere y'uko dusoma reka tubanze dusenge. Mana yacu, habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye wo kuba imbere y'amaso yawe, habwa icyubahiro kubw'ijambo ryawe twumva, habwa icyubahiro kubw'abantu bawe bakunda gukurikira ibiganiro. Nzi ko hari byinshi cyane abantu bakunda gukurikira, bibanezeza bagakunda kubireba, ariko kuko bafashe uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, nubaha umugisha, bumva ijwi ryawe, kandi ibyifuzo dusengera, ibyifuzo bafite imbere yawe babere igisubizo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tubanje kubasabira umugisha mwinshi cyane ko mwigomwa mukigomwa byinshi kugira ngo mukurikire, mugafata umwanya mukareka ibyo mwakundaga mugaha Yesu umwanya mugakurikira ijambo rye. Imana nyir'ijuru n'isi dukorera ibahe umugisha utagabanije. Dusome ijambo ry'Imana tujye gusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 9 umurongo wa 57 tugeze ku murongo wa 62. Handitse ijambo rivuga ngo bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati, reka abapfuye bihambira abapfuye babo, ariko wehoho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati, ndibugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera ku b'iwanjye. Ariko Yesu aramubwira ati, nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza cyane. Aya magambo igitumye tuyasoma ni ukugira ngo tugaruke kuri rya jambo twabonye ejo, ijambo rivuga ngo kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Kubura umwanya mu icumbi ntago ari ikintu cyapfuye kubaho. Harimo isomo rikomeye ryo kuba Yesu adafite aho arambika umusaya, ndetse na mbere n'icyo gihe n'ubu no muri aha tumaze gusoma, ikibazo cyo kubura aho arambika umusaya ni ikibazo gikomeye cyane. Twabonye muri Yohana igice cya 1 ndetse umurongo wa 6 hepfo aho gato amagambo akomeye avuga ngo yaje mube abe yaje mu bye abe ntibamwemera, yaje mube ariko abe ntibamumenya. Imana yacu itugirire neza cyane. Wakwibaza utese kuki ukomeza gutinda cyane kuri iryo jambo? Impamvu ndimo gukomeza kuritindaho ni uko aribwo bukeneye Yesu afite. Ni ukuvuga akeneye umwanya mu mitima yacu. Mbese ibindi arabifite ni umwami, ariko imitima yacu ntayifitemo aho atura. Imana yacu itugirire neza cyane. Ntabwo ari aho gusa, kuko mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Matayo mu bice 7 hari ijambo rikomeye rivuga ngo ndi ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe tubane. Mwibuke ko Yesu ndimo mbabwira atazavuka ku itariki 25 kandi atari naho yavutse, ari umunsi twibuka gusa ko yaje mu isi afite umubiri. Imana yacu itugirire neza cyane. Ntabwo rero Yesu ndimo kubabwira ari Yesu dutegereje ko azavuka, nta nubwo ari Yesu umaze imyaka 2000 n'imisago kuri iyi si, ahubwo ndi kubabwira Yesu wahozeho, uriho kandi uzahoraho, ukeneye umwanya, ufite ubukene bwo kubura umwanya mu mitima yacu. Imana yacu itugirire neza cyane. Imana idufashe. Yohana niwe wavuze ijambo rikomeye cyane, avuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye abe ntibamwemera. Twese turi umurimo w'amaboko ye, twarabibonye mu migani mu bice 8 guhera ku murongo wa 22 ko ari umuremyi w'ijuru n'isi. Yaje mu be ntibamumenya, yaje
ab'isi ntibamumenya, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Imana yacu itugirire neza cyane. Aya rero ni amagambo akomeye cyane yo mu butumwa bwiza, kandi ahamywa n'iki kimenyetso cyo kubura umwanya mu icumbi twabonye ejo, ngira ngo tugarukeho hanyuma tuyafateho umwanzuro, kuko turasa n'abarimo kuganira muri ya minsi hafi aho ngaho yenda kubyara, Mariya yenda kubyara, Yosefu arimo afurafura ashaka icumbi, babuze aho bakwira. Ese iki kintu cyo kubura umwanya mu icumbi ni iki gituma Yesu yongera akakigarukaho, kongera akagitsindagira, akavuga ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjira iwe dusangire. Imana yacu itugirire neza cyane. Twebwe uyu munsi bishatse kutubwira iki? Imana yacu itugirire neza cyane. Ahangaha se byari bimeze bite mu butumwa bwiza bwa Luka aho tumaze gusoma mu bice 9? Imana idufashe. Ahangaha mu bice 9 Yesu yari avuye i Galilaya ngo yiyumvisemo kujya i Yerusalemu abigambiriye cyane, ariko ashaka inzira, ashaka kunyura i Samariya. Ashatse kunyura i Samariya, ab'i Samariya bamwima inzira, kandi bamwima inzira ku maherere. Nshatse navuga ngo bamwima inzira kubera amatiku, kuvuga abanyasamariya bari bafitanye ikibazo n'abayuda, noneho bigatuma umuntu ushatse kujya i Yerusalemu biba ikibazo, bamwima inzira. Bamaze kumwima inzira, uwitwa Yakobo ndetse na Yohana bari kumwe na Petero ku musozi, imbere yaho gato nk'iminsi 7 cyangwa icyumweru kimwe, bari bagize iyerekwa, babona Eliya, babona na Mose, babona baraje begereye Yesu. Bamaze kwegera Yesu baravuga ati duce ingando, ariko Yesu aravuga ati reka ntibiri buze gukunda. Noneho kubera ko bari babonye ibyo bihe, ko bari babonye uwo mwanya, ko bari babonye Eliya, bakibuka n'ibitangaza yari yarakoze, baravuga ati sibwo abasamariya bakwimye inzira, tubwire umuriro uve mu ijuru ubatwike nka kumwe Eliya yabigenje. Hari abantu baba bafite amakuru, noneho cyangwa se bafite n'impano, bafite n'imbaraga z'Imana, bakagira ngo Imana icyo yabibahereye ni ukugirira abantu nabi. Ariko Yesu aravuga ati ntago muzi umwuka ubarimo, ntago muzi. Imana yacu itugire neza cyane, kandi Imana yacu idufashe, Imana yacu idushoboze kuba maso, kugira ngo dusobanukirwe umwuka turimo uwo ari we. Ntago muzi umwuka ubarimo. Ahangaha ni mu bice 9 neza ku murongo wa 55, ngo ariko arahindukira arabacyati, ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu, ahubwo yaje kubakiza. Imana yacu itugirire neza, ngo bicire indi nzira. Bakiri mu nzira rero nibwo Yesu yahuye n'umuntu, aravuga ati ndagukurikira aho ujya hose. Aravuga ati wowe icecekere, ntabwo ubizi, urankurikira aho njya hose se? Umwana w'umuntu wagize ngo afite aho kurambika umusaya. Amubwirana umubabaro, aramubwira ati ingunzu zifite imyobo, n'ibyari inyoni zirabifite, zibera mu byari. Ingunzu zifite imyobo, inyoni nazo zifite ibyari. Ni nk'akabwira ati za komedi zifite abantu bazishyigikira bakazikurikira. Ni nk'akamubwiye ati abatinganyi bafite abaterankunga. Ni nk'akamubwiye ati ab'amafilime y'urukozasoni bafite amafaranga, bafite ababakurikira. Atari ko umwana w'umuntu yabuze ahantu arambika umusaya. Ingunzu zifite imyobo, zifite aho ziba. Inyoni nazo zifitiye ibyari. Ni nk'akamubwiye ati ega ubugome n'ubugambanyi n'ubugizi bwa nabi no kwikubira byabonye intebe biricaye. Atari ko umwana w'umuntu yabuze aho arambika umusaya. Ati byihora, urankurikira aho njya hose se? Umwana w'umuntu wagize ngo yari yabona aho arambika umusaya? Ati harabuze. Ni nk'ababwira ati rega simbyizeye koko turi bujyana aho njya hose, kuko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Urebeye kure wakwibwira ko Yesu yari muri crise economique. Ushobora kwibwira ngo wenda yarakodeshaga, bari bamwirukanye mu nzu.
ushobora kwibwira wenda ngo aho yari ari ngo nta cyagendaga, ariko ndagira ngo utangarize yuko Bibiliya igaragaza ko uyu mwuga Yosefu yakoraga na Yesu yawukoze, yawusize ku bushake ajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana yacu tugire neza cyane. Kandi minisiteri ya Yesu ntabwo yari ikennye. Minisiteri yari ifite abaterankunga, abo kwa ba Herode bashyigikiraga umurimo yakoraga. Icya kabiri, ukuboko k'Uwiteka, ni icya gatatu, ukuboko k'Uwiteka kwajyanaga nawe aho yabaga ari hose, ibitangaza bikoreka. Ntabwo rero Yesu yari afite minisiteri ikennye nk'uko abantu bajya babyibeshya. Gusa ibyo yari afite byose yarahindukiraga nanone akabikoresha umurimo, akabifashisha ababikeneye. Mwibuke n'intonga 12 zisigaye, buri wese ngira ngo yatahanye. Mbese ntabwo minisiteri yari ifite ihungabana ry'ubukungu nk'uko umuntu ashobora kubyibeshya. Ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo hari hakiri cya kibazo cyo kuba abantu bataramwemeye, cya kindi n'ubundi yavukanye cyo kubura ahantu arambika umusaya. Kandi kimwe cyahozeho mbere na mbere mu Bisirayeli, kuko batahaye Imana umwanya ngo itegeke imibereho yabo n'ubuzima bwabo, batayumviye. Kandi icyo kibazo n'uyu munsi kikaba gihari. Nicyo n'ubundi yari arimo kuvuga, akavuga ati ndeka undorere ingunzu zifite imyobo. Ubugizi bwa nabi bufite aho bucumbitse, bufite aho butaha, burashyigikiwe, buterwa inkunga. Ariko umwana w'umuntu yabuze aharambika umusaya. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo haza undi n'abatereka njye gushyingura undi, amusubiza. Hano yari akibabaye, abasamari bamaze kumwirukana, banze kumwemera. Aba bari bamukurikiye nabo barimo bashaka kubatwikisha umuriro. Nta bihe byiza hano yari afite, n'ibisubizo yasubizaga byagaragaza ko nta bihe byiza. Aramubwira ati se waretse abapfuye n'ubundi ko bapfuye, bakihambira abapfuye babo, wowe basi ugapfa kuza ukankurikira. None nabatereka mbanze ye gusezera kuba iwanjye. Aramubwira ati ariko se wowe urafata isuka nurangiza urebe inyuma, tubwo urabona ubwami bw'Imana wabugeramo gute? Yasubizaga ibisubizo bifitanye isano n'umubabaro yari atewe no kuba i Samariya bamwirukanye, bamwimye inzira, kubera inzangano zari hagati ya Samariya na Yudaya. Ibyo byose yari abizi. Imana yacu tugire neza cyane, kandi Imana idufashe, idushoboze kumva neza icyo Imana idushaka. Urabona ko ibaze se twebwe uyu munsi Imana yadushakaho iki? Niba abo ngabo byari bimeze bityo, niba n'abambere yaho ariko byari bimeze, niba uyu munsi natwe nta mwanya turimo guha Yesu, twebwe icyo Imana idushakaho ni iki? Icyo Imana idushakaho muri iyi minsi mikuru ni uko duha Yesu aho aba. Reka nkubwire, nushaka umuhe iminota 20, 30, ariko umutega amatwi. Twahisemo gufata isaha imwe buri munsi, ariko nta nubwo twabyitiyemo, ahubwo nihishurirwa Imana yaduhaye. Dufata isaha imwe yo kuba imbere y'Uwiteka buri munsi, buri gicuku, nibura tugasenga, tukaganira ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana ivugana natwe. Njyewe ndi kubikwingingira nk'umuntu, ariko nk'umuntu nanone utumwe n'Imana. Ntabwo ndi gupfa kubikubwira gusa. Fata umwanya usenge. Turimo turasengera impera z'umwaka, ngo dutangire umwaka dusenga, kandi dusenga tutarambirwa. Niyo ntego dufite muri Luka igice cya 18 umurongo wa 1 kugera ku wa 8. Tuzi neza ko Uwiteka atazabura kurengera intore ze zimutakira amanywa nijoro. Hari n'ibitangaza byatangiye gukoreka. Hari abahinduriwe akazi, hari abinjiye mu kazi, hari abavuye mu mazu y'imbohe bari barenganijwe. Hari ibintu Imana irimo igenda ikora, hari n'ibindi igiye gukora. Hari abagiye kubona abana, ejo bundi bazabyara. Imana yacu tugire neza cyane. Amasengesho turimo gusenga azasiga akoze ibintu bikomeye. Hari amatorero arimo buno uburyo bwo gusenga. Hari ni byinshi cyane Imana izakora muri ibyo byo gusenga. Icyo nzi cyo nuko Imana yitaye ku masengesho, ititaye ku by'amagambo n'iby'abantu bavuga. Nawe yaba wari witaye ku gusenga, ugafatanya natwe tukinjirana muri uwo mwanya w'ibihe byiza byo gusenga, ugaha Yesu aho aba. None Imana itugire neza. Reka soreze ku ndirimbo ya 348, kugira ngo urusheho kumva icyifuzo cyane kuganira nawe iri jambo. Kandi ntekereza ko na Yesu muri kagahe yaburaga acumbika, no hano aho abasamariya bari bamwirukanye, kandi byaranahozeho na mbere, kandi n'uyu munsi bikaba bigihari. Yesu adafite aho arambika umusaya. Hanyuma icyo cyifuzo numara kucyumva, dufatanye dusenga Imana. Wenda Imana nyir'ijuru n'isi iri buze kureba uyu mwanya, uri bufashe uwumva ibyayo, yongere tugarukeho, itugirire neza, idukirize igihugu mu izina rya Yesu. Amen.
mbese mu mutima wawe ntufitiye sahwaba, turahagaze ku rugi, munyabyaha mwinjize umwami Yesu ahwaba, wumvira ijwi rye ryinginga, kingura umutima wawe, yinjiremo yimemo, dore imirimo n'iby'isi bikwihariye umutima, ntabwo ufite mwaho atura, nubwo yagupfiriye umwami Yesu ahwaba, wumvira ijwi rye ryinginga, kingura umutima wawe, yinjiremo yimemo, mbese uracyabuze uburyo bwo kwita kuri iryo jwi rye, we gutinda uyu n'umunsi wawe wakirizwamo umwami Yesu ahaba, wumvira ijwi rye ryinginga, kingura umutima wawe, yinjiremo yimemo, uhe Yesu ahwaba none, kuko iminsi ihita vuba, udatungurwa n'urupfu, rya jwi rigaceceka, umwami Yesu ahwaba, wumvira ijwi rye ryinginga, kingura umutima wawe, yinjiremo yimemo. Icyo Imana ishaka muri iri jambo ni uko Yesu umuha aho kuba, akabona aho kurambika umusaya. Ntabwo ari ibindi bikomeye, ha Yesu umwanya, ha Yesu ahwaba none, wumvira ijwi rye ryinginga. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu, amen. Muri iyi minsi abanyeshuri barimo baraza mu biruhuko, turi gusenga Imana, dusengera abasore bacu n'abakobwa bacu barimo baza mu biruhuko, ngo ukuboko k'Uwiteka kubane nabo. Imana ibarinde umwuka w'ubutinganyi, Imana ibarinde umwuka w'ubusambanyi, Imana ibarinde umwuka w'ubusinzi, Imana ibarinde ubwomanzi n'ubuzererezi, Imana ibarinde umwuka wo kwikinisha cyangwa se wo kwita inyamaswa sheri. Imana yacu itugirire neza cyane, barinde iyo myuka mibi iteye ityo. Iyo ni imyuka mibi, zo n'imbaraga z'ikibi, guhindura ordre y'Imana. Imana yashyizeho ko ikigore gisanga ikigabo, ikigabo kigasanga ikigore, ariko umurimbuzi we aravuga ati umugabo kandi bashyingirwe, amategeko abiha umugisha, bishyigikire umugore ni uburenganzira, ko ntabwo ari byo. Iyo niyo gahunda y'ikibi. Ntabwo gahunda y'ikibi iri mu nshinge, mube maso mukanguke. Ntabwo gahunda y'ikibi iri mu rushinge bagutera. Imana yacu itugire neza. Gahunda y'ikibi iri muri uwo mwuka wo kuba umuntu afata itungo akaryita sheri, akaba ari ryo akorana naryo ibidakorwa. Imana yacu itugirire neza cyane. Wakwibaza gahunda y'umugabo ku mugabo icyo igamije, wakwibaza gahunda y'umugore ku mugore icyo ivuze, ariko nta kindi ivuze. Ivuze gukuraho gahunda y'Imana, nta kindi. Ni umwuka wa antikirisite. Ntabwo antikirisite ari mu bintu bije byo guhangana n'indwara, uko abantu bashoboye mu mbaraga bafite no mu bwenge bafite nabyo, kandi tutizera 100% ko bizagenda nk'uko babyifuza. Ni ukugerageza. Imana yacu tugire neza cyane, ni ukwirwanaho by'abantu, ariko dufatanye twinginga Uwiteka Imana isumba byose iri mu ijuru, niyo yaduha intsinzi, niyo yaturengera.
mu bikorwa byose wikwibagirwa amasengesho. Hakenewemo amasengesho yawe nanjye nk'umuntu w'Imana, kandi hakenewe kwinginga Imana kugira ngo abana bacu, abasore n'abakobwa, abanyumva mwese mugendere kure umwuka, kandi Uwiteka udutsindire mu izina rya Yesu. Birababaza kuba uri umubyeyi ukagira abana bakibera mu mwuka w'ubutinganyi, bakibera mu mwuka w'ubusinzi, bakibera mu mwuka w'ubusambanyi, bikaba ibyo ngibyo gusa, nawe ntubibone ko ari ikibazo. Ariko reka twinginge Imana, dufatanye n'abandi tumaranye icyumweru dusenga. 2022 Imana izaturindira abasore n'abakobwa mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu ahabwe icyubahiro bw'ijambo ryawe, dukangurira kuguha umwanya, dukangurira kugira ngo tuguhe aho utura. Ndakwinginze ngo umuntu wese uryumvise akingure umutima, aho umwanya ijambo ryawe, aho umwanya ibyawe, yimure komedi, yimure sinema, yimure amafilime, yimure imipira, yimike ijambo ryawe, akubonera umwanya. Icyubahiro cyose kibi cyawe. Ndagushimira kuri Imana yacu bwite ituba hafi, haba ku manywa haba na nijoro. Turakwinginga kugira ngo ukingure imitima, winjire muri twe. Turakinguye ngo ukore ibitangaza muri twe, kandi winjire mu mitima abana bacu bato, basore n'abakobwa, barinde umwuka w'ubusambanyi, barinde umwuka w'ubusinzi, barinde umwuka w'ubwomanzi, barinde umwuka w'ubutinganyi, barinde umwuka w'ubuzererezi, barinde umwuka wo kurarikira inyamaswa. Toka Satani katika jina la Yesu Kristo, kwirukanya izo mbaraga mbi zose z'ikibi. 2022 turakwinginze kugira ngo uzabane natwe, tugire neza. Haba icyubahiro bw'ubuntu bwawe, umugisha umuntu wese wumvise ijambo ryawe. Komeza kubana natwe muri byo gusenga. Ishimwe n'icyubahiro bibyawe uhereye none ukajya iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwinshi wo kudukurikira no gukomeza kubana natwe. Uwiteka abarebe neza, Uwiteka abahe umugisha, abahire. Uwiteka abarindira abana, abahungu n'abakobwa, bagume mu murongo w'Imana, be kuyobera mu kibi. Imana yacu tugire neza cyane. Ukomeze kugira ibihe byiza no kurindwa n'Imana. 2022 Imana ibarindire urubyaro, Imana ibarinde icyorezo, Imana ibagirire neza. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga Bernard. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.